ijambo kuvunira niki? Ese umuntu avunira ryari? Ese haba habaye iki? Urumva ko ni ibibazo bitatu. We mugabo uzisuzume, ni wumva urangiza imibonano mpuzabitsina iminota umara sinyizi ukumva nta n'umwanya n'umwe umugore yanyemo na rimwe. Uyu munsi wisubireho umenye ko utazi kuvunda icyo ari cyo. Mu myaka umaranye n'umugore wawe cyangwa mu mibonano mpuzabitsina yo murinze murangiza wumva umugore wawe nta hantu na hamwe atatse cyangwa se yannye, tubyita mu kinyarwanda kizima tubyita kwana. Ukumva nta hantu na hamwe atatse, ukumva ubirangije udakoze ahantu ngo wumva avuze yewe nta kintu uba ukoze, ntabwo uba uzi kuvunira icyo ari cyo, ntabwo uba wavuniye. Ariko niba uyu munsi mbabaririze kuvuga atari ko reka nkore ka kantu shangazi yambwiye numve koko kari byo. Erega nta muntu uyobeka ibyishimo bihenda nshuti. Ibyishimo birahenda, nta n'ikindi kintu kitubeshejeho. Tubeshejweho no kwishima. Hari igihe usanga abantu bahorana umunabi, barashaje kandi bafite imyaka mike kubera nta byishimo by'umubiri bafite. Ariko mu gihe wakoze igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina ukishima, ukanezerwa, ugasoza, muri make reka mvuge gusoza, mwiriwe neza, ndabasuhuje, nizere ko mumeze neza kuko nanjye meze neza. Shangazi wanyu nagarutse rero uyu munsi, ndumva nishimye ko mfite akanyamuneza. Abagabo b'inshuti zanjye mwizere ko muri hafi aho, nizere ko mumeze neza. Uyu munsi rero bagabo, hari inyigisho nziza mbazaniye abantu benshi, ariko twese hafi ya twese ntago tuyizi, ntago tuzi ngo niki. Uyu munsi abagabo mwaba mukuze cyangwa se mukiri batoya, hari ijambo benshi cyane mutazi. Ese ijambo kuvunira hari urizi? Ese ijambo kuvunira niki? Ese umuntu avunira ryari? Ese haba habaye iki? Urumva ko ni ibibazo bitatu ndimo nibaza nanababaza, ariko ndanabisubiza kuko ntago njya mbaza ikibazo ntagifitiye igisubizo. Ijambo rya mbere rero nababwiye ngo inyigisho y'uyu munsi, hari abatayizi kandi benshi ntago bayizi, icyo bita kuvunira naho cyaturutse. Ese bisobanuye iki? Kuvunira rero ni igihe umugore n'umugabo bari mu gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina. Mwese muri bakuru, niyo mpamvu njya mbabwira ngo izi nyigisho ni iz'abantu bakuru bazi gukora igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina icyo ari cyo, nabo baha agaciro k'ijambo umuntu avuze. Twebwe turavuga, wowe ugasesengura. Tuvuga ikinyarwanda tugitsinda, nawe yuruzi. Abantu benshi muzi ikinyarwanda. Ijambo kuvunira rero ni igihe umugore n'umugabo bari mu gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina. Umugabo ari mu gikorwa, ari gukora igikorwa yagakwiye gukora, akageza hahandi ibyishimo biba byamurenze, agafata inyubahiro ye akayishyiramo imbere. Yayishyizemo imbere kuko ntabwo abikorana umujinya, nubwo abikorana urwango, ahubwo nuko aba yishimye. Uzarebe hari ukuntu umuntu yishima cyangwa umwana akishima, ukumva ateye nk'akaririmbo, afashe n'agati, afashe n'akabido, arabyinnye kuko bese uyu mwana uyu munsi yabaye iki? Aba yishimye. N'icyo gihe rero, mu gihe umugabo yishimye ari mu gikorwa imibonano mpuzabitsina, umugore we yamuhaye neza, nta kibazo bafitanye, ni hahandi nakubwiye ngo agera akabikora, agakora cyane, agakora yewana, niba ari gukorera inyuma, akubitira inyuma, bya ni nababwiye, agahita yumva ashyiramo imbere n'imbaraga zose. Ni hahandi ashyiramo imbere akoresheje ingufu, ariko atari bukubabaze, atari nuko kwanza ukumva umugore aranye rimwe ritagira irya kabiri. Icyo gihe umugore nawe aba yishimye, hari ahantu agejeje cyangwa se hari ahantu bamukoze. Noneho nicyo bita kuvunira. Kubera ko nubwo bwose aba bikoze gutyo, ameze nk'uvunnye ikintu, cyangwa uzumve iyo umuntu agukandagiye uhita utaka, urankandagiye. Ariko nyuma y'iminota ingahe birarekera, ububabare si ubwumve. Nabyo rero
iyo umugabo bigenjeje gutyo umugore yana rimwe ritugira ubwa kabiri kuryo uri nko hanze cyangwa se ukabubyitaho wagira ngo ni nk'urushinge rumujombe cyangwa se hari ikintu kimukanda cyangwa se hari ikintu kimukase bikabirarangiye. Ikindi cya kabiri rero akamaro kabyo ni akahe? Akamaro ko kuvunira bituma umugore aryoherwa n'umugabo akaryoherwa bakishima, yaba afite inyubahiro ntoya yaba afite icyubahiro kinini, yewana uko yaba yabikoze kose iyo akoze ako ka geste gato gusa atavuga ati ninshaka niryamire. Kandi koko burya ari abagore bamwe na bamwe bagenda kubera ko batabasha kumva neza yuko hari aho umugabo we yamugereje, ariko umugabo ubizi neza uzi kuvunira akabyumva neza. Nizere ko mwumva ikinyarwanda mwese, naho utazi ikinyarwanda muri abantu bakuru murakuze turangana, bamwe abenshi bankurikira bari mu myaka nk'iyanjye, abandi baranduta mu myaka za 70 muzi ikinyarwanda, bari muri myaka za 70 baba bazi ikinyarwanda. Iyo mvuze inkirisitu, iyo mvuze icyubahiro, iyo mvuze inyubahiro utuvuga ati uyu munsi ndabizi hari n'abantu bakuru bari buze kungurira akantu shamura kangurira, ahubwo yewana hasi muze gukora subscribe mushireho nimero zanyu mbahamagare, uhita unagashyiraho uvuga uti iyi nimero nkoze subscribe nyishyizeho uze kumamagara nkugurira akantu, kuko uyu munsi nigishije ikinyarwanda nyacyo. Ubundi nicyo kinyarwanda nyacyo we gisobanutse, yuvuze inyirisitu, yuvuze inyubahiro, yuvuze icyubahiro. Yewana hari umuntu ushobora kuvuga muri kumwe umusaza gatakubwira ati mwana wa rwose uvuze neza pe, uvuze neza n'inka nayiguha agatangabire, kubera iki nkoresheje ikinyarwanda nyacyo. Akamaro ka kabiri nakababwiye, iyo umugabo avuniye mu cyubahiro cy'umugore, umugore arishima akumva hari ahantu umugabo bamukoreza, ndetse n'umugabo akumva ko hari ahantu ageza umugore we. Kowe mugabo rero, icya gatatu ari n'inama mbagira, we mugabo uzisuzume niwumva urangiza imibonano mpuzabitsina iminota umara sinyizi ukumva nta n'umwanya n'umwe umugore yanyemo na rimwe, uyu munsi wisubireho umenye ko utazi kuvunda icyo ari cyo. Niyo mpamvu nagitekereje ngiye mu nyurabwenge zanjye, nkajya mu bitabo byanjye nkasoma, mbigisha byinshi pe, mvugana byinshi cyane, ariko nsanga hari utuntu duto twita ngo ni utuntu duto ariko dufite umumaro, tugirira n'abantu umumaro. Kuko wari uri umugabo ujya unicara ukavuga ati ariko umugore wanjye mfashe inyirisitu yanjye ndi mu kazi ndimo gukora kariya n'akazi, ko hari ahantu ngera nkumva arahanye aratatse, buriya simba mubabaje, buriya simba mukomerekeje, ahubwo ntukamenye ko uba ukoze ku byishimo bya nyabyo. Uyu munsi icyo nzi cyo murampiga shangazi, umunsi muramuhiga pe. Hari abagabo benshi cyane bajyaga babyibaza bakakeka ko wenda abakubabaje cyangwa se abagukomerekeje, ariko abakoze ku byishimo nyamukuru ahantu biri. Urumva kuko uzabyumve neza, iyo bikoze umugore akana ubwonko bwe bujya mu yindi si, cyangwa se nawe ubwawe utekereza ati hari ikintu nkoze. Buriya uzi ko buriya nkwibira akabanga umugabo we, niba ujya ukora igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina umugore wakumva kariya kana ratatse, nimwanashwana do n'imbere y'Imana ishobora byose nataza kuguhiga nzamenya ko nta kintu wakoraga. Ari cyo kintu nandi kubabwira rero, ndimo mbagiraho inama. Iyo natanze ibitekerezo nkanabasubiza mitangaruka mbagira inama. We mugabo uzi neza ko wicaye urimo kundeba, urimo kunkurikira, mu myaka umaranye n'umugore wawe cyangwa mu mibonano mpuzabitsina murinze murangiza, wumva umugore wawe nta hantu na hamwe atatse cyangwa se yannye, tubyita mu kinyarwanda kizima tubyita kwana, ukumva nta hantu na hamwe atatse, ukumva ubirangije udakoze ahantu ngo wumva avuze
yewe nta kintu uba ukoze ntabwo uba uzi kuvunira icyo ari cyo, ntabwo uba wavuniye. Ariko niba uyu munsi mbabarira uze kuvuga ati ariko reka nkore ka kantu shangazi yambwiye numve koko kari byo. Erega nta muntu uyobeka ibyishimo bihenda nshuti, ibyishimo birahenda, nta n'ikindi kintu kitubeshejeho, tubeshejweho no kwishima. Hari igihe usanga abantu bahorana umunabi barashaje kandi bafite imyaka mike kubera nta byishimo by'umubiri bafite. Ariko mu gihe wakoze igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina ukishima ukanezerwa ugasoza, muri make reka mvuge gusoza, ugasoza cyangwa se ukarangiza, biba byiza cyane kuko nta munabi nta kintu. Umugore nawe rero wabikoze akaryoherwa agasoza cyangwa se akarangiza, bituma nta mushiha nta munabi, mbese atavuga nabi cyangwa se usanga arashihura abagore bagenzi be kubera ko aba yabikoze. Mwabyumvise rero, ngire ngo sinabisubiramo inshuro nyinshi. Uyu munsi nari nabazaniye inyigisho yitwa kuvunira inyubahiro mu cyubahiro cyayo. Mwabyumvise, nabibabwiye kandi nanabisoje mbigarukiraho nkubwira ngo niba ufite umugore ukaba utarumva yakataka n'umunsi wa rimwe, ntabwo uzi kuvunira icyo ari cyo, ariko nabikubwiye kuvunira icyo ari cyo. Uyu munsi wihangane ubikore uze kuvunira. Urakoze cyane rero kunkurikira. Umunsi mwiza, ndabakunda cyane, bye bye.